Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Ngiye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu nziza, Imana y'urukundo rwinshi, tugushimiye amahirwe duhaye kongera kumva ijambo ryawe. Yemera Mwuka Wera duhishurire icyo watugeneye uyu munsi, ndetse natubashije gushyira mu ngiro iby'iryo jambo dutumyeho. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa gatanu tuganira ijambo ry'Imana rigaruka ku ihumure tubonera muri Kristo Yesu, ku ihumure ry'Imana. Uyu munsi turasoma ubuhanuzi bwa Yesaya ibice 52 umurongo wa 11, baranditse ngo: yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga ntuhumurizwe, amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro. Imana itugirire neza. Hari igihe umuntu arengana, donc ibintu bibi bikaba ku muntu nta ruhara bifitemo. Iyo umuntu agiriwe nabi nta ruhara bifitemo, uwo muntu aba arenganye. Muri ubu buzima rero ibyo hari bijya bibaho, umuntu akarengana mu buryo bwinshi cyane butandukanye. Donc ibibazo n'ingaruka zitewe n'akarengane yagiriwe bikamuhungabanya, nk'uko umuyaga ushobora kugenza igiti ukagikoza hirya hino, mbese kugeza aho uwo muntu nawe amakuba amuhungabanya, akamukoza hirya akamukoza hino, akamugarura akamukoza hasi, amakuba mbese yatewe n'akarengane yagiriwe akamuhungabanya mu buryo bwinshi cyane butandukanye, ku buryo nta n'ikintu wabona wamuhumurisha bitewe n'ibintu byamubayeho. Ariko wowe umeze utyo, umva ko ijambo ry'Imana rivuze, wowe urengana ugahungabanywa nk'uko umuyaga ugenza nyine. Imana igufitiye gahunda nziza yo kuguhumuriza, ikongera ikakubaka, amabuye yawe ikayateraho amabara meza, imfatiro zawe ikongera ikazishinga, ku buryo mbese bya bindi byakunyeganyezaga ikabikuraho, ikaguhereza gushikama, ugahagarara wemye ufite imbaraga. Imana itugirire neza. Kandi imfatiro zawe ikazishingisha safiro. Safiro ni amabuye y'igiciro. Imana itugirire neza. Nubwo kari akarengane kakubayeho, nubwo mbese biriya tuvuze ruguru byakubayeho, Imana nyiribambe igufitiye imbabazi nyinshi. Imana itugirire neza. Impamvu kandi yo kuguhumuriza ni uko iba ishaka kukubaka kandi igahera muri fondation, mu mizi, ikakubaka, itakubatse gusa kubigaragarira inyuma. Hari igihe umuntu inyuma ashobora gusa neza ariko imbere bitameze neza. Imana rero igiye kukubaka, ntabwo yubaka ahagaragarira abantu gusa, oya, ahubwo ihera mu mizi, hahandi imbere mu mutima hatagaragarira abantu, ikakubaka kandi ikakubakisha iby'igiciro cyinshi. Umva ko ijambo ry'Imana rivuze ngo nzongera kukubakira, ngo imfatiro zawe nzazishingisha safiro. Mbese fondation yawe izayubakisha amabuye, ariko atari amabuye asanzwe, ahubwo amabuye y'igiciro cyinshi yitwa safiro. Safiro ngo ni amabuye arabagirana cyane. Mbese mu mutima wawe izahubaka kandi hubakisha iby'igiciro, ibyifuzwa n'abandi bantu bose. Hariho abantu ubona mu by'ubu buzima bameze neza, ariko kandi ukabona bafite n'umutima wagutse, ubutunzi bafite imbere muri bo buragutse, atari ubutunzi bugaragara inyuma, ahubwo n'ubutunzi bafite mu bwenge no mu mutima wabo ukabona buragutse. Nuko Imana ishaka rero kukubaka. Kandi saho gusa, hari na gahunda ya decoration. Umva ko ijambo ry'Imana rivuze ngo izaguteraho amabara meza cyane. Imana itugirire neza. Ngamuye amabuye yawe nzayateraho amabara meza. Izakubaka, ntabwo izakubakisha ibintu bibonetse byose, izakubaka mu buryo bukomeye, izakubakisha amabuye akomeye, kugira ngo ibihungabanya abantu bitazongera kuza bikaguhungabanya nk'uko byahoze biguhungabanya. Imana itugirire neza. Ifite gahunda yo kukubaka, igakubakisha amabuye kandi akomeye. Si ibyo gusa, ahubwo ayo mabuye ikanayadekora. Hirya yo kubaka fondation n'ahandi hose izakubaka igukomeze, inakudekore mu izina rya Yesu Kristo, ku buryo uzaba kwifuzwa n'abantu bose. Ngaho rero hoza ijwi ryawe, wo kongera kurira, humura, ntabwo uri wenyine. Yesu Kristo muri kumwe kandi aragukunda. Muri Kristo Yesu haracyari ibyiringiro. Yesu aguhereza umugisha, wifurije humura.